niyanga ko bigenda gutyo uzamubwira teyo nanjye nkorera ibiceri kandi nawe kuruse baguha 40 nta kibazo umwana tuzamubonera igikoma. Guys, murakoze njye nitwe Musikandi. Dushyiramo akantu kitwa energy. Okay, murakoze nitwe Musikandi. Turi impanga. Ariko barabihaze koko. Oya nta kibazo bagomba kwihangana. So guys, rero ni muri ya gahunda no muri twaraje ubu ngubu byavuga ngo twariteretse twari ubu kakanya turihagaritse ariko twarajanga twaje twihagaritse aha ngaha tukivuga. Muri ya gahunda rero yacu ya Talk with your favorite superstar. Sone mu kigiri cy'ingo vugana n'umusitari wawe cyangwa se reka tuvugane nawe cyangwa gutyo nyine. Mbo uyu munsi rero nk'ukuri gahunda ku ma episode agiye amana twaje tuvugisha abantu bamwe na bamwe tukabakorera udufaranga tumwe na tumwe. Yego. Yaba rumwe mwaramwumvishe n'abandi. So uyu munsi rero tugiye guhamagara twumve ubwenge bwa Rumi butandukanye n'ubwa Pirate. Uvuga ati Pirate niba ari umuntu usanzwe dukorana ibintu bisanzwe no muza musanzwe ni kasanzwe ameze karikire mentale niko bajyavuga mu Faransa. Ubwo urumva karikire mentale ubushaka kugira gukarikira nyine mentale kuvuga ati iri kuri percentage ya kangahe ifite kangahe gutyo nawe tumupime twumve ngo Pirate aganira gute mu buzima busanzwe. Kumbe se ni umuntu nakwifasha shaka mugira inama muza musanzwe cyane ko abantu bajya bavuga ngo abasitari ukuntu babaho ngo niba abantu bari abadanje ngo atafata telefone. Pirate nyine mu byo akora n'umusitari ndamwubaha byatari. Reka tumuhamagare. We muhamagare. Ukumva we yaburetse tugiye kumuhamagara tumubwire ngo akanya rero mfite ikibazo cyangwa tumubwire ati nateye inda nazo cyangwa cyangira inama ese bigenze gute twumve iyo situation arimo we nabura inama yakujyana nayo yakurikiza twumve we ari we yayijera gute. So ga dutangiye rero kanze muhamagare ama uretse iciye aravuga. Allo yo Pirate meze bite wanje agahinda wa munywanyi we agahinda bwoko ki nanjye ndagafite shantu wungaza wese ufite akaye agahinda kuko inshuti yanjye numvise ko ifite agahinda umva nyine hari akaboro kari serema nshaka kukubwira buri katari bwa bwawe usanga ujya ntago ari ububako mwana uri ikigoryi nawe biri seriye mwana umva nyine ikintu gihari ndabura kubona imitekeye akawunga ashagira adashiriye. Oya umurura birajya kugira amazi yahiye urumva nagize gutya mpura n'umwana akana kiga kaminuza kaba karambwiye ngo karamfana urumva nanjye ukurikije rino zuba ry'i Kigali ndakabwira nti wansuye ndi kubivuga nseka ariko birababaje uretse akana kavuga ngo uragafana karagufana ukurikije izuba ry'i Kigali uravuga ngo kagusure rero nanjye nkurikije uburyo bw'ubukobwa bwiza kaminuza ubona ko kenereza kugusura niko byagenze karaje none rero umva hano ikibazo kiri uwo mwana urumva nta nubwo byari gufatirana muri gahunda y'i Kigali ugiye kuba munyayemo ibishyushye muri gahunda yo gufatirana i Kigali naravuze nti nshobora kwikoza ku gasantere nkasanga ikintu bita mudu kirabuze urumva ubwiriza mba ndabutaye ndavuga nti reka ruzaca imana mbanze ndavuga nti n'igihe wasanga bitari vuba atari no mu bihe byo kudasama wenda ugasanga biragize mba ndamufatiranye noneho nyine mba ndamuteye nyine biraho ndangije mwana arambwira ati dusoje arambwira ati rero njyewe nendaga kuzajya mu kibada ariko yabimbaciyeho nk'iminsi 3 ukumva mani tura noneho ubwo urumva arambwira ati nyine nta wundi muntu twabonanye ubwo azaba ari wowe ndabwirane nyine mu mutima mvuganizo ni kabiri mbibwira na kandi nawe arambwira ati ibyo ni ukubeshya ni igikabyo kiraho none yampamagaye ejo nibwo yanyohereje nyine message ariko bimbwira voice note arabimbwira mu gitondo ndavuga ni wa mugani nshaka kuba biri seriye
mfata ibiceri mwohereza ka kaboro pregnancy test ndakamwohereza ndabwa naze kwipima mu gitondo abyutse kwa kundi ngo bipima ngo banyaramo mu gitondo babyutse simbizi nabwiye ngo nawe abaza uko babikora aranyereka nsanga ngaratwite nyine none rero umva ikibazo mfite Pirate niwe muntu nizeye niwe muntu tujya tuvugana ibintu byose nubwo tuvugana ibintu by'ububwa nk'uko wabivuze ariko tugeze mu bintu biri seriye mfasha wenda mvuge ni wenda basi hari ikintu nawe wamfasha urangiriye ihe nama uwo mwana mujyaho bwa mbere wumvise ari inzira nyabagendwa cyari ari wowe wanjye inzira nyabagendwa bwoko uwo mwana mu bitaro bwa mbere ujya kumumumumumum ushaka umuntu usanzwe amenyereye kubikora cyangwa wumvise ari wowe wanjye nibyo nzira nyabagendwa ukuntu namubonye rero ashobora kuba atari ubwa mbere ariko nyine atari ibintu arambyemo cyane ngo kugira amenye inama kugiye ngo ntagira ngo bazibazo tubize umwana cyangwa afatika kuri patika kugira amenye inama ndi kugiye ntagira ngo bazibazo umwana kuri patika isura ni mwiza nyine biraho nyine biraho tu nta byadanje ariko none ntago ari mubi kajyanye nawe nyine turajyanye nawe ugereranyije sincuruza umwana waramusabye araguha kandi aratwite sibyo mbere buriya abakobwa umukobwa uhamagaye yani uko wabaye umwana nawe ubundi umwana usabye akahita yemera kuguha mu buryo ntabwo umujya udakoresheje agakingirizo yego nongerega numvaga mbishaka kandi nkabona wakoze niba mpamagaye kuba wumva ngo ubishaka wanga ugiye kugira umusonga wawe ntakihangane inama ndakuruta uko umwana uhamagaye aravuze ngo aragufasha umwana yemera kuza baraguha ntabwo yigeze atindikanya ntabwo wamenya ngo mpamvu tujya guha amajwi ari kuyumva fresh ya Pirate n'icya mbere wabona wenda atari nk'iyawe icya kabiri ushobora kuba ari nk'iyawe umva rero ina undi izindi zo mubwire amubyare kuntengushye munywa ntabwo niteguye kureba ntacyo komeza agera n'imubwire ngo mubyare amubyare reka da ntayibyare daga izintu amaze ibintu hashize igihe kingana hashize igihe kingana ibyumweru nka 3 ibyumweru 3 ndumva hakiri kare hakiri kare gute aracyari kare iyo ngiyo iragiye iyo ngiyo baragiye iyo ngiyo barayarura wowe ushaka igiceri ukumva rero ubundi dukora muri gereza waba wabonye igiceri cyangwa niba unanabifite ufite n'umuntu wanabyaka ukumva byafata igiceri umutware numara kumutwara muri farumasi baba banabicuruza nuko bicuruza n'iki n'iki bahita babiguhereza niba umwana yujuje imyaka afite 19 ndakeka yarengeje n'ugura imiti ibivemo kuko wumva ntabwo nta n'ukwezi kwari kwashira niyanga ko bigenda gutyo uzamubwire teyo nanjye nkorera ibiceri kandi nawe kuruse baguha 40 nta kibazo umwana tuzamubonera igikoma ni ibintu bibiri pe ubu gutyo buryo ku giti cyawe ndifuza kubyara kugira umwana bitari nonaha gukora iyo nama mubwiye nabyanga uzumva atayibyara uzacima nk'uko ujya kumurya avuze ngo uzaca imana azayibyare imana icuruzwa yego wamwicanyiwe
sawa pira tugende mwicanye ni wowe uri kumbwira ngo njye kugira abana b'abandi ngo mpubuzemo abantu b'abandi mbice pirate rero urakoze kubw'inama yawe mbi umuntu atagushimira byari prank twagira ngo twumve uranga inama umuntu ajya kugira ni nayo aba yakurikiza umva man yari puraka mwana umva rero ntabwo nguhamagara musa umva rero nyana kigorye ukajya uginisha oya man umva ukuntu byagenze twicaye turavuga ngo reka turebe ubundi abajene mu buzima busanzwe baratekereza ko tuba tubibona bameze nk'ibigoryi ndavuga ni reka nguhamagare nkugishe inama nkubwire ni byagenze gutya na gutya mvuge ni pirate ni umuntu wanjye mvuge ni pirate rero nahuye n'akabazo kanaka numva ikintu wamfasha nka pirate ariko nsanze n'ubundi inama zawe sha nta kintu kirimo muri gahunda ya pirate pe kamera iracyari yose iyi yari ikiriho ariko abantu bazamfashe njye ntabwo mugiriye inama ntabwo iragera kure kugira ngo ubyare umwana utabishaka uzamufate nawe azakura atafite ananirwe kwiga muri mituweli kumva byagenda gutyo abandi nabyanga umwana azavuke buri afata 40 nawe ukorera ibiceri n'ukuri ngo utamenya ahantu anyura niyanga iki niyanga nyine ubundi ahubwo nta n'ubwo binavuye ntabwo uba uyikuyemo ubugize aho ngaho ubundi nyinda barakarinda iyo hashize ukwezi ngo barakarinda naho iyo bitari byabukoze bikiri mu byumweru baba bukiri ubutanga ubutanga bukiri ubutanga niyo mpamvu nari mvuze ni ngo butanga bagende babwarura babumene babukuremo urakoze cyane rero ubwo ngubwo Imana ikurinde twakumenye nuko pirate nuko mumwiyumve oya nuko yareshyaga kandi wanamurenganya buri ibitekerezo by'abantu ba pirate nibyo so guys gahunda ni yayindi rero mukomeze mukore subscribe share like na comment hanyuma mwibuke ko dufite bita K&M Yandex Group ni company nziza ikodesha amamodoka tubafitiye services zitandukanye aho tubafitiye icyo bita airport pickup na airport drop up ku ndimi z'ikinyarwanda ni ukujya gufata abantu ku kibuga cy'indege no kubajyanayo ikindi kandi abantu bajya banywa uducupa bakizihirwa pana gusinda bura ngo umusinzi ntabaho barizihirwa abantu banywa agacupa mukizihirwa namwe mwajya muduhamagara tukaza tukabatwara ewana mugomeze mudukundishiriza abantu murakoze cyane